Reka nongere mpekaze abakomeje gukurikira channel yacu East African Movie. Dutangiye rwose tubona umukobwa amena amazi akayamena kuri uyu mugabo. Uyu mugabo rwose nkuko bigaragara urabona ko yaragiye kwa applying ahantu akazi, yarajyanye dokima ariko umunsi rwose umugendekeye nabi kuko yaraciyeho maze umukobwa abamumennyeho amazi. Oh my god, reba kuntu ngize, nari ngiye gushaka akazi ubu koko ndabigenza gute? Utumye mbura akazi kanjye koko? Oh, I'm sorry, ntago nabishakaga, I'm sorry, mbabarira. Umugabo rwose yabuze uko abigenza. Urabona rwose umukobwa arakomeza kumwinjira ngwino hariya mu nzu ngufashe uhindure imyenda nyikamure ubashe gukomeza. None urayihindura urupapuro, impapuro zanjye urabona wamaze kuzangiriza ngo nze ngukamure imyenda. Okay, nta kibazo, reka ngende. Turabona rwose umugabo yagiye yitonganya acaragenda. Umukobwa nawe yasigaye rwose ubona ko byamushobeye abura icyo yakora. Yagiye mu nzu niko kwibwira ngo reka ngende mutekere maze mushyire ibyo kurya, musabe n'imbabazi wenda yambabarira. Turabona rwose yaramushyiriye ibyo kurya, yaragiye arakomanga. Bite, urashaka iki? Nari nkuzaniye amafunguro kugira ngo mbe nagusaba imbabazi y'ibyabaye ejo hashize. Ubwo uvuye mu rugo iwawe ngo nzaniye ibyo kurya. Njyewe umugabo yariyumviriye arangije aramubaza, ubonye kunsaba imbabazi ari ukuzana ibyo kurya rero? Niho uje kuntegera? Okay, nta kibazo, nimba ariko wabiteguye nta kibazo, ngamereza. Urakoze kubifata, nizere yuko uraza kwishima nubirya. Okay, nta kibazo. Bye. Enjoy your meal. Urabona rwose umugabo arakomeza kumureba amutekerezaho. Bye. Enjoy your meal. Urabona arasubiramo ibyo uriya mukobwa yakoze mbere yuko agenda. Turabona umukobwa rwose yaragarutse arongera arakomanga. Agikomanga umugabo yarasohotse. Ni wowe? Urashaka iki? Natekereje ushobora kuba wari ukeneye amafaranga, mpita mvuga ngo reka nkuzanire utu dukeya nka gift, ube wakemuza utubazo ufite nko kugura imyenda. Iki ni ikiru ni ikiye bitewe n'ibyabaye ubushize. Warebye ubona nkeneye amafaranga urayanzaniye. Nukuri yafate, nyaguhaye nk'impano, ntago ari ikiguzi, nyaguhaye nk'impano bitewe n'ukuntu nakumennyeho amazi. Byarambabaje rwose, mpita mvuga ko ngomba gukora igishoboka cyose nkabona wishimye. Umugabo yari yafashe arangije aramubwira ngo urakoze. Umukobwa nawe urabona ko yahise amusezera amubwira bye. Umugabo rwose arakomeza gutekereza kuri uyu mukobwa ibyo agenda akora, ariko biramushobera. Mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu za buri munsi. Turabona rwose umukobwa ari mu muhanda
ari gutembera rwose, urabona ko yambaye akajipo, agakanzu kameze neza. Hari uwamumennyeho amazi? Ese ninde wamumennyeho amazi? Turabona ni wa mugabo rwose nawe ubanza yari ari kumwishyura. Mbabarira, ntabwo nari nakubonye, I'm sorry. Urabona rwose umukobwa byaramubabaje, umugabo buri icyo akora, ariko umugabo ni ukwikoresha rwose, kuko biragaragara ko yabikoze abishaka. Arangije amuhereza amafaranga, aramubwira ngo genda uguremo agakanzu kandi wambare. Umukobwa urabona ko byaramubabaje rwose, n'amafaranga yanga kuyafata. Wibagiwe ibyo wankoze ubushize? Ntabwo nabyibagiwe, nta kibazo nubwo wakanga amafaranga, genda nta kibazo rwose. Urabona rwose umukobwa yakomeje yikubita agenda. Umugabo naramubwira bye. Urabona rwose umugabo bisa nkaho bimushimisha. Nuko karangiye rwose, mbibutsa gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana mu nkuru zacu za buri munsi. Njye mwari kumwe ni Birasa Official. Ciao ciao.